amahoro y'Imana abe ku bakunzi ba channel yacu, channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Twongeye kubasuhuza tubishimiye cyane, ariko cyane dushimira Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tugaragare turi kuganira namwe. Nta kindi rero tubazaniye, ni inkuru nziza, ni ubutumwa bwiza, ni ukongera kugira ngo tuganire iby'Imana yadukoreye muri Yesu Kristo. Ngewe rero ubavugisha ni Eugenie Ndabavunnye, umwana w'Imana wababariwe, watsindishirijwe kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo. Ndi kumwe na bene data, turi kumwe benshi, nabo baragenda babasuhuza babibwira. Dukomeze kunezeranwa, Imana iduhane umugisha aho muri hose. Amen. Imana ishimwe ku badukurikiye. Twongeye kandi gushima Imana kuba tugeze hano muri studio Ijuru Ntirikorerwa. Nyene abatumenyereye tuba twazanye nyene ya nkuru duhora tuvuga y'ubutumwa bwiza, ariko nanone tunabunezererewe, kuko tuvuga tubunezererewe uko bwaradukijije. Niyo mpamvu nyene duhora tugaruka kugira ngo dukomeze dusangire n'abatwumva n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga z'Ijuru Ntirikorerwa. Dushimiye Imana rero. Ubwanjye nitwa Muhanuzi Filipo, kubatamenyereye, kubazambona rimwe ariko bakimbona. Nanjye amazina Imana yampaye ubu ngubu ndi umukiranutsi, kandi iyo mvuze ko ndi umukiranutsi ubwo nyene mbavuze ko ndi umwana w'Imana, kuko Imana ikiranuka ibyara n'abakiranutsi. Kandi nyene umwana w'Imana wese ahari yera nk'uko Imana yera. Iyo neza rero yangezeho ndayishima, ndanayinezerewe, kandi byampesheje amahoro yo mu mutima yo kubaho ntikanga, ariko nkabaho numva nezerewe kandi nezerejwe no kubera hano mu isi Imana nk'umuvyeyi wanje. Nkomeje no kunezerwa ko ndi kumwe na bene data, kugira ngo dukomeze no gusangira ijambo ry'Imana, ariko nanone tunafatanya uno murimo wo kubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza nk'uko Umwami Imana yabitubwiye. Murakoze, turakomeza gusangira. Ndabasuhuje, Yesu ashimwe cyane. Nejejwe no kuboneka muri uyu mwanya mwiza wo kuvuga imirimo n'ibitangaza Umwami yakoze ariko akomeje no gukora. Ndi umukiranutsi imbere y'Imana mbikesha kwizera Yesu Kristo. Amazina yanjye asanzwe ni Emile Nshimiyimana. Nkaba nezezwa cyane no kuba naramenye ko nta rubanza ngifite ku Mana. Ndi mu isi ntangaza iyo nkuru nziza ku batari bayimenya, ariko nsangira n'abamaze no kuyimenya indi migisha myinshi ibonerwa mu kwizera Yesu Kristo. Turaza kugira ibihe byiza, ndabyizeye. Mube hafi, ntimukureho urushinge, niko bagiye bakunda kuvuga, kugira ngo hatagira ikiza kubacika. Reka n'abandi bavandimwe cyangwa se umuvandimwe usigaye nawe atwibwire, ubundi dukomeze ikiganiro twamaze kumenyana. Ni karibu mwene data. Murakoze cyane. Nanjye ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abakunzi ibi biganiro byiza binyura kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV no ku zindi mbuga zitandukanye, TikTok, Instagram, Facebook no ku rubuga rwa WhatsApp, nabwo nuko bivuga ni Ijuru Ntirikorerwa. Hanyuma nanjye amazina yanjye nitwa Musabyimana Yosefu Mugisha. Nanjye ndakijijwe kubera ko Umwami yantuye imitwaro yampetamishaga. Iyo mvuga umutwaro ni umutwaro w'ibyaha, kubera ko Kristo Yesu yaranyunamuye, yafashe ibyaha byanjye abyikorera mu mubiri we, abibambanwa ku giti. Hanyuma kandi icyo gihe nanjye mba ndonse imbabazi z'ibyaha. Ubu ndi mu isi ndi umukiranutsi mbikesha Kristo Yesu, mfite ijuru, mfite amahoro, ndanezerewe. Nanjye naje kugira ngo dufatikanye kunezeranwa namwe. Imana ihimbazwe. Amen. Amen. Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Ariko nta nubwo dufite ikindi kintu gikomeye cyane cyo gushimira Imana cyaruta kuba yaratugize abakiranutsi
mu maso yayo. Amen. Nicyo kintu twaharaniye twashakishije kiratunanira, ariko igihe kigeze duhishurirwa ko Imana kidukoreye ku buntu, yishatsemo ibyasabwaga byose. Amen. Kugira ngo uwari umunyabyaha ahinduke umukiranutsi. Amen. Nta shimwe dufite ryaruta iryo ngiryo. Twihuse reka dusangire n'abadukurikiye amagambo yo muri Luka igice cya 13 umurongo wa 10 turageza ku wa 17. Luka igice cya 13 umurongo wa 10 kugeza ku wa 17. Dukomeze twishimire ibitangaza by'Imana. Amen. Reka dusome, haranditse ngo nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi, asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Amurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Ariko umutware w'isinagogi arakazwa nuko Yesu akijije umuntu ku isabato, abwira abantu ati, hariho iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo, aba ariyo muzamo mukizwe, hatari ku munsi w'isabato. Umwami Yesu aramusubiza ati, mwandyarya mwe, mbese umuntu wese muri mwe ntazitura inka ye cyangwa indogobe ye ayikura mu kiraro ku isabato akayijyana akayuhira? Kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu, akaba amaze iyi myaka 18 aboshywe na Satani, ntiyari akwiye kubohorwa iyi ngoyi ku munsi w'isabato? Amaze kuvuga atyo, abanzi be bose baramwara, abahateraniye bose bishimira imirimo myiza itangaza yose yakoze. Amen. Natwe dufatikanije n'abari bari hano kwishimira imirimo itangaza umwami yakoze. Amen, amen. Reka tuvuge ko mu by'ukuri hari ibyo dusoma, ariko hari n'ibyo Imana ihishura mu byo dusoma, ari nabyo abantu baba bakeneye kugira ngo bibagirire umumaro. Kubera ko ibyanditswe nk'uko biri textuellement, abantu bose babisoma, abantu bose babyiga, abantu bose babifata mu mutwe, ariko igikomeye ni ukumenya message iri mu ibyo byanditswe, ibasha nyine no gukiza imitima. Nta gushidikanya ko Kristo ko yari ari ejo n'uyu munsi, ariko ari ni nako azahora iteka. Amen. Uko yakizaga kiriya gihe n'uyu munsi niko agikiza. Ariko igitangaje cyangwa igikomeye ni ukubanza umuntu akamenya uburwayi afite, hanyuma yabusobanukirwa na Kristo arahari kugira ngo amukize. Amen. Reka mvuge rero ko akenshi ntabwo abantu bamenya uburwayi bafite, bityo ntibanamenye mu by'ukuri uburyo bakwiriye kuba bakira. Ariko si uko Yesu we adafite imbaraga zo gukiza. Ikindi bakajya gushakira umukiro aho utari. Uyu mubyeyi yaramaze igihe kinini, kuko bavuze ko ari umugore, yaramaze igihe kinini ahetamye umugongo, ndetse ngo ntiyabashaga kunamuka ngo na hato. Imyaka 12 ntabwo ari imyaka mikeya, ahetamye umugongo atabasha kunamuka. Tukiri aho wakwibaza ngo uburwayi umuntu afite bwamuhetamishije umugongo butuma atabasha kunamuka yewe ngo na hatoya, ubwo burwayi ni ubuhe muvandimwe? Uburwayi umuntu aba afite cyangwa se yari afite ni ubunyabyaha bwa muntu.
ubunyabyaha bwa muntu, kuko natwe twabayeho tuba mu nsengero cyangwa se mu isinagogi nk'uwo mubyeyi, ariko by'ukuri ntabwo bwigera bukira. Nubwo bakubwira ati atura, vuga gutya, bikore, batizwa mu mazi menshi, ubwo burwayi n'ubundi ntibwakiraga. Ubu burwayi rero ni ubunyabyaha bwa muntu iyo buva bukagera. Nibwo umuntu agwara bukamushegesha bukamunamisha. Nugiye gusenga, nugiye kugira icyo avuga, akakivuga ariko ahetamye ku mpamvu z'uko nyine uburwayi bwabaye bwinshi. Akanabivuga no mu mazina atari ko Imana imbabarira ibi n'ibi n'ibi, ahari nakira. Akanabyaturira mushumba. Tahari ku mpamvu z'uko maze igihe mbivuga ariko ntanashyiraho n'amasengesho, reka nshyiraho amasengesho nayo akayashyiraho, ariko n'ubundi umugongo ugakomeza ugahetama, ukabimarana imyaka irenze n'iyi uwo mubyeyi yari afite. Urugero nkanjye nari nimaranye imyaka 10 n'ingahe, 15 nari ndengeje kuri uwo mubyeyi. Ubunyabyaha bwa muntu, kuko ari ubunyabyaha kamere avukana, noneho ko umuntu agenda akura ni nako nabwo bugenda buba bwinshi, kandi uko buba bwinshi niko bukomeza no kuba umuzigo no kumuremerera, sibyo? Ubwo iyo tuvuze ubunyabyaha tuba tuvuze byose, tuvugiye hamwe muri rusange. Nibwo bugwayi, ntabwo cyari ikindi kintu, ahubwo nibwo bugwayi. Ubu bugwayi rero urabona ko iyo hatabonetse nyene ubwishyiraho cyangwa se ubwikora akabugukuraho, atabonetse nyene uranabupfana. Yego, ariko uzi ko muvandi uburwayi uko urushaho kujya kubwivuza, yego, ariko ukajya kubwivuriza aho budakwiriye kwivurizwa, bakagukubita umuti, ariko bakaguha umuti uhabanye n'uburwayi bwawe, ni urushaho kuremba. Yego. Wakomeza kuko nta muti baba baguhaye. Rero ubu burwayi abantu benshi hari ibinini nagiye numva babutangira, ukabuvuga tariko tingenda umunyabyaha naraye mbikoze, noneho ubu ngubu usanze kwa rino vuriro kangita ivuriro, akakubwira ngo Imana ikubabarire, ugatwara utwo tunini tuvuga yuko nyene ubabariwe, ariko nubundi ugakomeza ukaremba, ahubwo aho gukira bugakomeza bukiyongera. Noneho utakubwiye ngo Imana ikubabarire, akagutegeka kureka ibiryo kugira ngo ubwo bugwayi bubashe kuba bwashiramo. Ariko reka tuvuge ngo ubugwayi nk'ubunyabyaha bwa muntu ntago bwakizwa na Mana mbabarira. Urakoze gusobanura ikibazo umuntu afite cyamuhetamishije umugongo, ariko akaba atabasha kunamuka na hato. Mbese uko byamera kose nta gisubizo umuntu afite ku kibazo cy'ubunyacyaha bwe. Ntabasha no kunamuka na hato, bivuze ngo icyo yakora cyose ahora yumva ari umunyabyaha. Nicyo bivuze. Kuvuga ngo ntabasha no kunamuka na hato, biravuze ngo icyo yakora cyose iteka ahora yumva ari umunyabyaha. Wowe tuvugana nawe urebe imyaka ubumaranye, ariko kandi unarebe ibyo wakoze byose kugira ngo urebe ko waba umukiranutsi, ariko urebe ko byakunze. Byaranze kuko nta gisubizo ufite ku kibazo cy'ubunyacyaha ufite, sibyo? Icyo ni ikibazo abantu bose bahuriyeho, ndetse biragaragara ko hariho inzira nk'uko umuvandimwe Philippe yaravuze zitari zimwe abantu bagiye bakoresha. Urugero hano bagaragaje ko uyu mugore yakundaga no kuboneka mu isabato. Kuboneka mu isabato kwiwe ntabwo kugeze kumuhesha gukira ikibazo yari afite. Nawe wenda ntuboneka mu isabato ari kuboneka muri korari ku gihe, muri gahunda y'Icyacumi uhari cyane, muri gahunda y'amaturo uhari cyane, muri gahunda y'amasengesho uhari cyane, ariko ikibazo cyawe ntikigeze gikemuka. Aha rero nongera kubona uburyo abantu bashimikiriye imihango n'imigenzo
batojwe ndetse n'abayibatoje hano byagaragaye ko mu by'ukuri banagize ifuhe Yesu agize icyo abikoraho ariko bigaragara ko n'ubundi nubwo bagira ifuhe ry'icyo Yesu yakoze ntacyo babasha kumarira ababagana babitezemo igisubizo cy'ikibazo bafite. Nkavuga nti rero isomo ririmo rikomeye hano ni ugukomeza imigenzo n'imihango y'amadini, imihango igiye itandukanye, imigenzo igiye itandukanye, ariko abantu batekereza ko izabaviramo igisubizo cy'ubunyacyaha bavukanye, ariko ntibigire biyumvamo ko ikibazo cyakemutse. Ariko hariho inkuru nziza yuko uyu munsi nawe wakubitana n'umuvuzi. Ndagira ngo bavandimwe mufashe abadukurikiye kumenya neza ahantu ubu burwayi bukirira. Ndagira ngo mufashe abantu kumenya aho ubu burwayi bukirira. Uburwayi umuntu afite nk'uko bavandimwe mumaze kubuvuga, yego, kandi nk'uko n'umutware w'isinagogi yaravuze ngo hari indi mirimo yose ikorwa mu minsi 6, niko byahoraga. Ariko mu by'ukuri umuntu ageze kuri Yesu arakira. Yego. Bwa mbere kugera kuri Yesu ni ukubanza kumenya ko uri umunyabyaha. Yego. Nk'uko ijambo ry'Imana ryabigaragaje. Yego. Kandi ukamenya ko utakwikiza. Yego. Ukamenya neza ko igihembo gikwiriye ibyaha ari urupfu. Yego. Kuko niko Imana yavuze. Yego. Ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Yego. Ariko impano y'Imana akaba ari ubugingo buhoraho. Yego. Iyo mpano rero niyo Yesu yatanze. Iyo mpano Yesu yayitanze ubwo yazaga mu isi. Nubwo hano ibyanditswe byera bigaragaza ko uyu mugore ahura na Yesu yamurambuyeho ibiganza, ndagira ngo n'uyu mwanya nibyo ari gukora. Yego. Yego. Ari kurambura ibiganza ku barwayi. Yego. Bafite ikibazo cy'uburwayi bw'ubunyacyaha. Yego. Ariko mu by'ukuri icyo tubabwira ni uko kugera kuri Yesu ni ukumenya ko ubwo nyine Yesu yazaga mu isi nta kindi cyari kimuzanye. Yari avuye mu ijuru asize ubwiza n'icyubahiro, aza mu isi yambara akamero k'umugaragu w'imbata, yemeye gusa nk'uko umuntu ameze ariko adafite kamere ya muntu. Yego. Arangije yibaraho ibyaha bya muntu, amaze kubibarwaho bimujyana no mu gihano yarakwiriye guhanwa. Yego. Icyo tubabwira ni uko kugira ngo ukire iyo ndwara ukwiriye kumenya ko Yesu ubwo yazaga mu isi yishyizeho ibyaha byawe. Yego. Petero abivuga yaravuze ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, ngo abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku cyaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Amen. Urumva ko Yesu ubwo yazaga mu isi yikoreye ibyaha byawe mu mubiri wiwe. Yego. Amaze kwikorera ibyaha mu mubiri wiwe, ahanwa n'igihano wari ukwiriye guhanwa cy'ubunyabyaha. Ibyo rero iyo ubimenye mu mutima wawe ukamenya ko ibyaha byawe byabazwe kuri Kristo Yesu, hanyuma kandi nawe gutungana kwa Kristo Yesu kukakubarwaho, ibyo ukabyizeza umutima wawe, uhereye kuri uwo mwanya uhita wunamuka. Amen, amen, amen. Amen, amen. Kunamuka, ndashaka kuvuga kunamuka nko gutura umutwaro wari uguhetamishije umugongo. Amen. Ariko ntiwawutura utamenya uwa wikoreye. Yego. Ntiwawutura utamenye ko hari uwawutwaye. Umutwaro uhetamishije abantu rero imigongo ni uwo mutwaro w'ibyaha. Ariko turi kubatangariza inkuru nziza ko uwo mutwaro hari undi wawikoreye kugira ngo muwuture.
mu buture muba amahoro. Amen. Kuko ijambo riratubwira ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Amen. Ubwo cyari kuri we rero nta mpamvu ihari yuko dukomeza kwikorera umutwaro w'ibyaha tudafite naho tuzajyana. Kuko undi we yari afite aho awujyana, yawujyanye ku musaraba. Nawe unkuraho wa mutwaro sinyiwikoreye, umutwaro wanjye Kristo warawikoreye. Bakubambye ku musaraba ninjyewe wazize, unkuraho wa mutwaro sinyiwikoreye. Yesu unkuraho wa mutwaro sinyiwikoreye. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Twabwiraga abantu uwo mutwaro uwo ari wo, ariko naho watuviriyeho n'uwo wagiyeho tukaba tutakiwikoreye. Amen. Uwizeye ibyo arunamuka. Amen. hari indirimbo twakundaga yavuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga ngo none ubu tugenda twera. Bikomeza gusobanura. Ariko iyo urebye uwo mubyeyi Yesu yasanze buriya yagenda gutura ahetamye, yagenda no gusuhuza mushumba ahetamye, no kuririmba byose ahetamye. N'isaba turabona yari yayigiye ariko ahetamye, sibyo? Ariko hari ibyo mwari nko murahishura abavandimwe, dore nyine ko ari namwe Imana yahaye kugira ngo mujye munabihishura. Kuko ntago turi muri babandi bavuga ngo Bibiliya ngo ni inyanja, ngo ugiyemo nabi ngo yakuroha. Bibiliya nta kibazo ifite, ahubwo umuntu ni we nyanja, ibirimo ntabizi nawe uko bingana. Ariko nyine turashimira Imana ko Kristo Yesu yadukuyeho umutwaro. Ariko nawe udukurikira, nawe rwose umwizeye wabona umuti. Ntabwo umuti rero w'ibyaha ari Imana mbabarira, ntabwo umuti w'ibyaha ari ukugenda kubibwira mushumba, ntabwo umuti w'ibyaha ari ukubivuga mu mazina. Yewe dore nawe igihe umaze ubivuga mu mazina, n'ubundi ntabwo mu mutima harunamuka, uracunamye. Ariko nye nicyo twakubwira, ariko nanone natwe tukubwira icyadukoreye. Umuti tuguha natwe ariko twarawunyweye. Niyo mpamvu nyine wonye turi hano ariko natwe twunamutse kandi tunanezerewe kandi twishimye, tukaririmba n'indirimbo y'uko umutwaro watuvuyeho, dusigaye noneho tugenda twemye, sibyo? Nta wundi yabikoze, ni Yesu wabikoze. Yesu ku musaraba nicyo yadukoreye. Ariko ngo si cyo cyonyine, ahubwo ngo yanatugize n'abana b'Imana batagihetamye, bagenda bemye, nyene bera, abana b'Imana bera. Ariko natwe bivuze yuko imiti yose natwe yari yarananiranye. Iyo kanyarira byari byaranze, iyo kwiyiriza ubusa, iyo kwigunga byari byaranze. Umuti twabonye ari nawo dutangariza abantu, kuko baranavuga ngo iyo umuganga kuvuye neza nawe umurangira abandi kugira ngo abavure. Na cyane nyene ko hari abandi bamuhuza ico kibazo. Abantu twari duhuje ikibazo cy'ubunyabyaha rero twagira tubabwire ko nta kindi mwabasha kubikoraho, nta kindi mwabasha kubikoraho kireka Kristo Yesu naza kuboneka mu mitima yanyu. Nibwo nyene ubunyabyaha uza kumva bushize nawe kunamuka nkuko abandi bunamutse. Ubwo se urumva ko hano yavuze ngo Yesu amaze kuvuga atyo abanzi be baramwara. Abantu bajya batekereza umwanzi, abanzi bari bamuhetamishije igihe kingana n'imyaka 18. Aha, baramwaye ngo abahateraniye bose bashimira imirimo myiza itangaje
Yesu yakoze. Urumva ko ibyo ari byo byose abanzi b'umuntu nta bandi ni ibyaha. Umuntu rero yamaze kugera kuri Kristo Yesu akamenya ko yamukijije urubanza rw'ibyaha, ko yababariwe ibyaha byiwe binyuze mu maraso ya Kristo Yesu, abo banzi bitwa ibyaha bahita bamwara na shebuja wabo ngo agahita arakara. Satani niwe shebuja wabo. Yego rwose. Ariko hakaba nyine n'abo Yesu yise ngo ni indyarya. Bo ntibashimishijwe nuko uriya mubyeyi Yesu yise ngo ni umukobwa wa Aburahamu ahetamutse ku munsi w'isabato. Bahise bavuga ngo dore ngo hari indi minsi, nyamara nubwo uwo mubyeyi yarabyitwararitse akajya akora ibintu ku yindi minsi, ariko ku isabato akajya mu isinagogi yakomeje guhetamo. Ariko ahahuriye na Yesu, urumva umuntu ashobora no kujya mu isinagogi kenshi akanakurikiza iyo minsi, akazigira iminsi aziririza, imwe akayirutisha indi, akabikora kenshi, ariko n'ubundi ikibazo cy'ibyaha kigakomeza kumuhetamisha. Ariko noneho reka yinjire mu isinagogi ahahurire n'umwami w'isabato, umukiza. Yahise amukiza ku buryo ahubwo abantu nakwita ngo ni nk'abarinzi b'isinagogi. Urumva Yesu yahise ngo ni indyarya. Hari n'ahandi n'ubundi butumwa bwiza bwa Matayo havuga ati mwandyarya mwe mwafunze imiryango y'ubwami bw'Imana, mwebwe ubwanyu ntimwinjira ariko mubuza n'abandi kwinjira. Hari abantu baba barigize nk'aho ari nk'aba agenti b'Imana, bikababuza kwinjira mu bwami bw'Imana kubera gutekereza ko hari icyo bari cyo. Nabo kandi bakeneye umukiza, nabo barahetamye, ariko bigize ngo ni abantu ngo bafashe abahetamye guhetamuka, kandi nabo baracyahetamye. Noneho bakabuza abantu kwinjira mu bwami, bakabuza nyine abarwayi guhetamuka, ariko nabo ubwabo ntibahetamuke. Ariko nkunda Yesu ko iyo ahageze uwakwemera wese kumufungurira umutima aramukiza. Reka twongere wiki ko nta ruhare rw'isinagogi buriya rwabonetsemo. Senariyo igitangaza cyabereye mu isinagogi, ariko ntitubonamo uruhare rw'isinagogi. Igitangaza cyabereye mu isinagogi, ariko ntitubona uruhare rw'isinagogi, ahubwo tubona uruhare rw'isinagogi mu gukumira Yesu ngo areke gukora igitangaza. Muri make mw'iyo mihango baziririza nta bitangaza bya Yesu bikorerwamo, ahubwo abantu bibanda kuri iyo mihango aho gusanga Yesu ngo abunamure. Iyo mihango rero kuyikora wunamye ntacyo bibasha kukumarira, ahubwo hakenewe Yesu gusa kugira ngo yunamure abari bahetamye. Niyo mpamvu yahamagaye abarushye ndetse n'abaremerewe n'imitwaro y'ibyaha kugira ngo bamusange abaruhure. Ikindi nanone navuga ku murongo wa 13, amurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka ahagarara yemye ahimbaza Imana. Amen, amen. Uwo Yesu yagezeho aragororoka agahagarara yemye kandi agahimbaza Imana. Reka nongereho iki ko uwo muntu noneho use buri ingendo ntihinduka. Umuntu wari wunamye imyaka 18 yo Yesu amwunamuye, ese buri yakomeza kugenda uko yagendaga? Niyo yabishaka ntiyabishobora. Niyo mpamvu abantu aho kugira ngo batoze abandi ingendo ntiyababwiraho bunamukira. uvuze mu ijambo ry'ikirundi, kugororoka mu ijambo ry'ikirundi iyo urigaruye mu kinyarwanda ni ugukiranuka. Muri make rero uwakize uburwayi bw'ibyaha aba umugororotsi, aragororoka cyangwa se arakiranuka. Ariko nashimiye Kristo Yesu
we ntabwo yita ku mihango y'idini. oya Ibyo kumubwira ngo uno munsi ni ku munsi w'isabato kandi hari uwakeneye gutabara, ibyo ntabwo abyumva. Ariko ni ku mpamvu z'uko hariho ngo isezerano ryavuga yuko ari wazaza gukiza abantu be ibyaha. Muri make niwe muganga yagomba kuzaza akavura icyaha kandi akakivura bidasubigwaho. Kuko urumva abakera abari bahari no kugeza kuri aba ngabo ku mubyeyi Yego. nta muti. Ugaba twumva aho uri nta muti w'ibyaha uhari. Kuramya Imana n'amarira akaza, gutanga ugatanga na mutima ukunze. urabivuze nibuka umuririmbyi waririmbye ngo naho warira ukicuza ukanababara ntibyari ibicumuro byawe dore impongano ikwiriye ibyaha wakoze n'amaraso ya Yesu masa. Ubwo ni amaraso ya Yesu atavangiye n'ikintu na kimwe, amen amen, atavangiye mu icyawo. Kandi twarebye neza uko Imana yagiye ibibahishura abavandimwe, nta na hamwe hatwereka ko uriya mubyeyi hari ikindi kintu nawe yakoze. Nta n'ikintu yazaniye Yesu wabwira ati urakoze ukabyara, urankijije, nari maze imyaka 18 metamye, none akira akantu yuko unkijije. Oya, nta kiguzi gukira kwa Yesu. Bivuze ngo gukugwaho ibyaha nta kiguzi. Muvandi urakoze, ariko reka mvuga iki, buriya nyamara nubwo histoire yose batayitubwiye, ariko ntibari babuze kugira ibyo batanga kare, kuko gahunda yo mu isi nagujye natwe turayizi. Haba hatanzwe byinshi, haba hatanzwe byinshi, haba hakozwe byinshi, ariko muri ibyo byose nta kiguzi cyabonetse cyo gukiza umuntu ibyaha. Noneho rero Yesu waje akiza umuntu atanashingiye ku byo yatanze. Yego. Ntiyanamukije kandi ngo amubwire ngo nagira ibindi atanga. Oya. Sibyo? Nicyo nkundira Yesu rero. Amen amen. We atangira ubuntu. Amen. Kuki mutemera gufata iby'ubuntu? Iby'ubuntu twahawe ni imbabazi z'ibyaha. Amen. Iby'ubuntu twahawe ni uguhetamuka ku mutwaro w'ibyaha tukagororoka. Amen. Tukagenda noneho twemye. Amen. Abantu rero hari n'ukuntu abantu yatoze kuki mudatinda cyane ku ngeso, ku mico, kuri conduite. Ntabwo dutinda ku migendere myiza y'umuntu kandi umuntu ahetamye, ahubwo tubwira umuntu umuti w'uburyo noneho yakwema, yakunamuka kagenda neza. Kuko umuntu namara kunamuka ikibazo cy'ingendo cyo kizaba gikemutse. Amen amen. ubwo ntabwo byahita byumvikana ku magambo bakunda kuvuga cyane, ariko ni n'amagambo akunda kuvugwa nyine n'abantu bagifite ikibazo cy'indwara, ariko y'ubunyacyaha nyine. Iyo turi kubwira abantu kuza kuri Kristo Yesu ngo abakize, bahita bavuga ngo mbese dukora ibyaha ngo ubuntu busage. Nyamara kandi ntabwo hepfo aravuga ngo mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kubiramiramo dute. Ubwo ngendeye kuri iryo jambo uvuze ko ntabwo tubwira abantu ingendo, ahubwo ni uko bakwiye kubanza guhetamuka. Ubwo iyo bamaze guhetamuka baba banapfuye. Iyo umuntu yavunitse ntawe umwigisha gucumbagira. birikora siko bimeze. Niko bimeze. Natwe rero kuvukira muri Adamu byatugize abanyabyaha ku bwa kavukire, ariko n'imigendere yabaye y'ibyaha. Yego. Hanyuma rero iyo umuntu yizeye Kristo akaba umukiranutsi ku bwe, nanone abaye umukiranutsi ku bwa kavukire, ariko n'imigendere nayo ikaba iyo gukiranuka, kuko aba ari icyaremwe gishyashya. Ubwo rero ntabwo tubigisha mu by'ukuri kugenda neza, ahubwo tubigisha kuba beza. Ni muba beza muzanagenda neza, muzagira ingendo. nibyo burya abeza nyine bagira ingendo y'abeza. Nta kintu kigoranye kibaho nko kuba wabwira
umuntu mubi nyine ngo agende ingendo y'abeza, ahubwo wamwigisha ukuntu aba mwiza akajya noneho yagenda neza. Hari ukuntu batwigishaga cyane ngo twere imbuto za mwuka, bakabitindaho abantu benshi nyine nabyo bibandaho, mwere imbuto za mwuka, ariko nyamara twege turi aba kamere, ndetse ngo twaranaguriwe gutwarwa nayo. Ibaze gufata umuntu wa kamere, ni ukuvuga ngo we nta kindi afite, ni kamere y'icyaha, yego, imutwara nk'uko umuyaga uhuha, umuntu akanywa ibyaha nk'uko umuntu anywa amazi. Uwo muntu koko ni uwa kamere nyine, se adakoze ibya kamere yakora ibya mwuka gute? bishoboka. Abantu rero bakabitindaho ngo mwere imbuto za mwuka, nyamara turi aba kamere, tukavunika ntitugere no ku cyo tugamije. Ariko ubu ngubu twebwe uko turi hano, kuko noneho twabaye ab'umwuka, tumaze kwizera Yesu amaze kudukiza, ntabwo tukiri aba kamere, ahubwo umwuka w'Imana yaje muri twe. Uwo rero niwe utwigisha n'ingendo yabo umwuka. Hari akantu kera batwigishije muri primaire, batubwira umugani w'impyisi n'abakame. Yego. Bakame yashatse, impyisi yagiye kugisha bakame inama y'uburyo yakorora amafi. Yego. Noneho impyisi irayibwira, bakame irayibwira ati genda ucukura icyuzi, numara kugicukura wowe ushyiremo amazi, amafi azimezamo. Impyisi nayo iragenda ikora gutyo, ariko aho kugira ngo amafi azemo, hajemo ibikeri, za maponda n'ibindi nk'ibyo, n'inzoka n'imisundwe, nibyo bintu byajemo. Yego. Kuko kugira ngo amafi aboneke hari umurama w'amafi bagomba gushyiramo. Nibyo. Ntabwo rero wabwira umunyabyaha ngo nagira ingeso nziza kandi ari umunyabyaha, ahubwo ikiri bwere ni ibyaha. None nawe nubona byeze washyiriraho gahunda ngo yo kujya babyaturira. Byungukiramo ni Satani, kuko arabizi nibagera imbere baravuga ngo turagukandagira Satani, turagukandagira nawe mwibesha mwikwishuka. Ntabwo mwakoze, nimwavuze ibicuruzwa byanyu mujya muncururiza, mwese nimwabiganiriyeho nta kibazo. Kumbwira ko ndi mubi muzankandagira nta kibazo, kumbwira ko muzandimbura ndi musi ibirenge byanyu nta kibazo, ariko namwe mujye mubwirana ibyo mbigisha, ibyo mbatoza. Ibyaha nanone njye icyo navugaho, kwaturirana ibyaha ni ukwigishanya ibyaha, ku mpamvu z'uko ibaze uri umuntu nahora ntinya wiyubashe, urangije ati ngewe rero uko ndeba Imana imbabare ko nawe umbabarire, ni nge nibye kwa runaka, aho hantu hari abana, ariko navuze ngo ni Mwuka Wera ngo ubinyemeje kwaturira mu ruhame. Umwana yahora nyubahana warahita avuga ati na runaka umeze kuriya nawe ariba, niwe yivye kwa runaka, ko kwibase numva byoroshye. Ubwo by'ukuri ndaba nigishije wa mwana kwiba nawe. Urumva niba hari ukuntu bakurebaga, ego tuvuge rega nubwo ibyanditswe byavuze ngo umutware w'isinagogi, umuntu wese wishyiriyeho uburyo bw'imihango, ego abantu bakwiye gukurikiza kugira ngo bemerwe n'Imana. Abo bo ni benshi, hari n'abayishyizeho mu butayu, n'abayishyizeho iyo mu mazi, mu byumba, mu byumbi, yo mu misozi, yo mu buvumo, ni benshi barahari. Noneho urumva hari ukuntu butinya umuntu ngo uguhagarariye, ego noneho yagira gutya akaza akatura ngo Imana imbabarire gusambana. Umwe wabitinyaga kubera ko yarazi ko uri umuvugishwa w'Imana, none yumvishije nawe burya ujya usambana, ahita avuga ata n'umuyobozi wanjye w'amasengesho, umuyobozi w'icyumba nawe ibi bintu ajya abikora, nanjye ngomba kubikora. Ibi byumvikane ko abaduteze amatwi, hari amagambo avuga ngo Yesu yagendaga akiza, aruhura abo Satani atwaza igitugu. Ibi nabyo ni ubundi buryo bumwe bw'uburyo Satani agenda atwaza abantu igitugu, kwigishanya ibyaha. Dore ko Imana yavuze ko atari yo yakwibutsa abantu ibyaha, ko umuririmbyi 120 niko yavuze, yaravuze ngo Satani
satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye. Urumva niwe uburiyo mu byumba abantu babyaturirana, Imana imbabarire gusambana, imbabarire kubeshya, imbabarire kurwana, abantu bagenda babyigishanya, babirahuranaho, bagenda banduzanya, bati burya presidente nawe arabikora, burya vice korali nawe burya arabikora. Ujya kugira gutyo ugasanga korali yose nutabivuga burya nawe aba yarabitinyutse, nk'ikimenyetso kigaragaza ko umuhango wo kwatura ibyaha ntushobora guhetamura umurwayi. Urakoze cyane. Navuga nti murakoze gusobanura icyo kintu. Abantu benshi ntibaba bakizi. Hari ibintu abantu baba barakuriyemo nk'iyi mihango nyine twabonye yaberaga muri iriya sinagogi ariko itagira umuti wo gukiza umuntu. Nibyo. Reka tuvuge iki, Yesu yaje kudukiza icyambere urubanza rw'ibyaha. Hari abantu batubaza ati none se mwebwe ati nyine ubwo ko mubuza abantu kwaturirana ibyaha niki? Nyine ubwo umuntu yakora ibyaha akicecekera. Icyo kibazo nacyo bajye bakibaza. Reka tuvuge iki ngiki, izere Yesu. Icyambere mwizere nko gukuye urubanza rw'ibyaha kuko yanarwishyizeho n'igihano yarangije kugihanwa. Amen. Yaranazutse yisubiriye mu ijuru, iyo naferi yarangije. Ariko ikindi, Yesu si umugabura w'ibyaha. Twe tuvuga Yesu ugukiza urubanza rw'ibyaha ariko akanagukiza gukora ibyo byaha. Nuvuga ngo icyo akurikizaho iyo umaze kwemera nyine aguha kugenda neza. Simbagurika arakunamura. Wehe aravuga ati none rero nyabune ntuzongere no guhirahira ngo ugende wunamye kubera ko nagize ute nakunamuye. Yesu rero ntadutoza guhora tuvuga ibyaha, ahubwo atwibutsa ko turi abantu bakize bahetamutse badakwiriye kugenda bunamye. Tugende wanjye ndwara dutambuke nk'abakize, kuko nyene icyo twavugaga yaratwejeje, amaze no kutweza nyene. Ubu nako icyo adusaba kwerekana aho yereza abantu. Twebwe rero ko twe twahageze, niyo mpamvu icyo gikarabiro turimo turakibarangira ni Kristo Yesu. Niwe gikarabiro, niwe kweza ibyaha. ariko ko ibyanditswe byera bibivuga, biravuga ngo kuko ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira. Banza wumve iki cyitwa imbaraga, ko uri ubutumwa bwiza bugukijije urubanza rw'ibyaha, bukagukiza kurimbuka. Ubwo niwumva kuba wunamutse, ubwo niwumva ko no kugenda ukira ubwo wageze mu bwami none bw'imbaraga, ubwo niwumva ko ubwo bwami ububamo n'imirimo yabwo nyine ari imirimo y'imbaraga atari imirimo y'ibyaha. Kandi reka mvuge iki, Yesu azakunamura ahantu hose. Kuko ibyaha byakunamishije mu mpande zigiye zitandukanye. Reka mvuge ngaho hose humura, Yesu afite ubushobozi bwo kunamura ukagenda wemye. Amen. Mu rugo ukema, mu kazi ukema, mu baturanyi ukema, ahantu hose ukema. Namwe bakuru b'amasinagogi mwikwishimira gutunga abantu bahetamye ngo mwumve mwagira benshi ariko bameze nk'uyu mubyeyi. Oya, ahubwo mureke basange Yesu abunamure. Niba nagaruka bavuze ngo atangira guhimbaza, ahubwo baze bahimbaza Imana ko bunamutse. Mutunga abantu bahimbaza Imana badahoraho bavuga amazina y'ibyaha bakoze. Nanditse kuvuga amazina y'ibyaha no guhimbaza Imana cyangwa no guhimbaza shitani? No guhimbaza shitani. Iyo uvuga amazina y'ibyaha nyene ukanavuga ko wiyeza, by'ukuri urimo urahimbaza Satani. Niho kuvuga ati Satani ndakwemera, hari n'ibyo ngukorera, njya mbibwira runaka nawe akabimbwira. Icyo gihe rero urimbata, urahetamye, kuko ibyaha nyene biracyakurimo Satani agukoresha. Ni nako n'ijambo ry'Imana ryatweretse yuko ngo bari bahetamishijwe na Satani. Niba aramuhetamishije, si imizigo y'ibintu azakwikoreza, ni ibyaha. Ahubwo noneho urumva ishimwe rirahinduka mu cyimbo cyo kuvuga ibyaha, ahubwo uhimbaza umwami ko yakubabariye iki ibyaha kandi urabyanga.
kubera ko indwara igwetamishije wanashaka kunamuka bikanga. Wajya ugira gutya wajya mu masengesho wakunama ngo ubivuze ahubwo ukarushaho kunamuka. Ubonye ubigukijije nawe ubyanga cyane. Ariko mumfashe buriya uriya mugore yakwirata isabato. Ubu turi no gusoza ahari. Uriya mugore yakwirata isabato. Mumfashe icyo kintu tukiganireho. Uriya muntu yakwirata isabato niyo yaratira abandi. Oya. Yakwirata sinagogi nziza se. Oya. Yakwirata se umuyobozi we ku rusengero. Oya. Yakwirata korari nziza bamo. Ibyuma se. Ibyuma. Uriya mugore yakwirata iki buriya? Yakwirata umwami Yesu kuko niwe wamukijije. Siko bimeze? Iyo mwumva rero we tuvuga. Haraho Pawulo avuga muri mu Bagorosayi mu gice cya mbere mu 28 gutyo ngo niwe twamamaza. Amen. Iyo mwumva ari we tuvuga nuko tuba tumuvuga hashingiwe ku cyo yakoze. Amen. Ariko umwana w'umuntu atari gushobora nyene yakoze umurimo wo kutwunamura, wo kutugorora. Ubu tugenda twemye. Yakoze imirimo umwana w'umuntu atari kudukorera. Mirimo ntari gukora ngewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Mujye mwumva ibyo muvuze ibyo ari byo. Abarira mureke kurira gutabarwa kwarabonetse. Abarira mureke kurira kunamuka kurabonetse. Abarira mureke kurira kunamuka kurabonetse. Abarira mureke kurira kwemera kwarabonetse. Abarira mureke kurira gutabarwa kwarabonetse. Reka mvuge ngo umuntu kukubwira ngo vuga ibyaha n'ubundi abakomeje kukunamisha. Ariko twebwe dutandukanye nabo. Twakubwiye uwadukijije. Natwe twarunamutse. Urabona n'umunezero dufite. Urabona nyene n'agaseko dufite. Urabona nyene ibyishimo ko birasesekara no hanze. Rero no kuvuga ngo ntabwo twebwe tukiri imbata y'ibyo byaturemereraga kandi twarabituwe. Rero reka mvuge ngo namwe mwanezerwa nkuko tunezerewe kuko Kristo Yesu ni byose kumufite. Niwe karuhura, niwe utabara, niwe mukiza. Nta wundi uzabona yabasha gukiza ubu bumuga kuko n'umuvyeyi urabona yarabumaranye imyaka myinshi. Isabato rero ntiyabigukiza. Kuba mu rusengero rwiza rutatse ibyo ntibyakunda. Gufata mikro ukaririmba ukaramya ibyo ntibyagukiza ubumuga bwawe. Dore tukweretse Yesu ku musaraba. Reka mvuge ngo dusoza tushimiye Imana ku bwa Kristo wabaye igisubizo ku kibazo cy'umwana w'umuntu. Hari igihe umuntu atekereza ko dufite ibibazo byinshi by'ingutu ariko ikibazo umwana w'umuntu afite ni ikibazo cy'icyaha. Na nicyo burya cyamutandukanyije n'umwami we binamwinjiza mu mibereho mibi yose aho iva ikagera. Iyo cyakemutse kunamuka biraboneka ariko umuntu akanagenda yemye akema mu mpande zose z'ubuzima bwe bwose. Amen. Amen. Uwo mwami niwe tuvuga, uwo mwami niwe dushima. Namwe ni mumugeragereshe kumwizera. Mubone ngo arabagomororera imigisha mukaburaho muyikwiza. Arabaha imigisha mu ngo zanyu, arabaha imigisha mu kazi kanyu, arabaha imigisha mu miryango, arabaha imigisha mu baturanyi, arabaha imigisha mu buzima bwanyu bwite, arabaha imigisha mu buraho muyikwiza. Namwe mwirate uwo mwami watugiriye neza. Turashoje rero tubashimira ko mwabanye natwe mu kiganiro. Mu kanda subscribe kuzarabikora. Dufite WhatsApp group kugira ngo uyigireho ni 0784 42 tukagushyiraho. Waba uri hanze ushyiraho guteranya 250 784 42 57. Ibiganiro byacu nahagaruka naho utaha. Bye bye. Amen.